cyamukanyikorerera amaganya yanjye yose. Yesu ngaturiza Uwiteka, nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho. Kenshi ntinya ibiri bumbeho, ngahagarika umutima mwami, ngize kwizera guke. Icyampa nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'iyi si, nkakwizera wenyine. Nabuzwa n'iki kuyisaba, nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose, ngahumurizwa no kumenya yuko datuga burira inyoni azanyumvira nanjye. Nitwizere uko bikwiriye, umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo. Ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ko umunsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa. Umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza, mwishingikirizeho. Geza aho ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba, amahoro adashira. Nuko menye nkiri mu makuba, amahoro adashira. Nuko menye nkiri mu makuba, amahoro adashira. Nuko menye nkiri mu makuba, amahoro adashira.